bahaye ikaze mwese bene data kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi kuwa kabiri tariki ya 13 z'ukwa 9 2022, uyu munsi tugiye gufatanya ijambo ry'umunsi dusanga mu Itangiriro igice cya 7 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imana ni Imana y'urukundo, ni Imana itabera, ni Imana juste, ni Imana itarabanura ku butoni, ni Imana yitegereza imitima ikamenya ukiranuka. Imana muri kiriya gihe cya Nowa yaramurebye isanga ari ukiranuka wenyine. Iratangaje kandi ibintu njye navuga bibabaje, kuko kubona abantu bariho muri kiriya gihe cya Nowa bari benshi. Hariho abitirirwaga Imana, hariho bajyaga gusenga, hariho batambaga ibitambo, hariho abantu barihaye Imana pe, barayizeraga, kuko muri iki gihe ariko biri. Ariko ikibabaje nuko habonetse umwe gusa wakiranukaga muri kiriya gihe, ari we Nowa. Gukiranuka kwa Nowa kwatumye n'umuryango we ukira kiriya cyago cyahitanye benshi. Kiriya cyago cyarimbuye isi, umwuzure w'amazi. Imana yararakaye kubw'ibyaha byariho byinshi cyane, maze yemera ko abantu barimburwa n'umwuzure. Ariko umwe wenyine gusa rukumbi, ari we Nowa, ararokoka. Mbese byatumye, kubera ko yakiranukaga, byatumye n'abe bose nabo barokoka ngo twayibonye. Mwene data, iri somo rirakwigisha iki? Ese wowe urumva uri umukiranutsi? Urumva Imana ije guhana yagusiga kubera ko ukiranuka? Ndetse gukiranuka kwawe bigatuma n'umuryango wawe ukira icyo cyago? Imana yabiteje nk'uko yateje icyo gihe umwuzure w'amazi ukarimbura isi yose. Mwene data, ni amagambo atoroshye. Reka twe kubigira ibikino cyangwa se amagambo gusa, ahubwo Umwuka Wera adufashe kwisuzuma, kwitekerezaho, umuntu wese amenya aho ahagaze muri iki gihe cya none. Imana niza ije gushaka umukiranutsi, izasanga dukiranutse, gutyo natwe dukire n'imiryango yacu. Imana iguha umugisha. Iri ni ryo jambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo dusangire kandi turitekerezeho. Ijambo ry'umunsi ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'ingenzi, ijambo rikomeye, ariko biraterwa nawe uko ugiye kwitwara mu bukristo bwawe, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kwihana icyaha n'igisa nacyo, no kureka Yesu akaba ari ukoza umutima wawe mu maraso ye yavuye ku musaraba. Imana ikomeze kugirira neza. Bifurije mwese ibihe byiza. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro mwakigezwagaho na Jose Irumva. Tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese. Be blessed.